Bene data bakundwa nongeye kubasoza no kubaha ikaze muri kumwe na Pastor Uwanyijyana Chantal uyoboye umuryango w'ivugabutumwa ritegura imitima Ayera Ministry Association Évangélique pour la Restauration des âmes. Tukaba rero turi muri wa mwanya wa mwiza w'ijambo ry'Imana. Rero tukaba tugiye kwibaza ikibazo Garagu Imana Dawidi yibajije muri Zaburi ya 11:3 aravuga ati shewe kiranzi cyakora iki rero dufite umurimo wacu umugabo Jacqueline avuye hariya mu muryango basoma Bibiliya akaba ari wa mushyitsi wacu dufite agiye nawe kudufasha kugira ngo twumve neza icyo umukiranutsi yakora igihe imfatiro zisenyutse. Reka tubanze dusenge hanyuma nawe Mana data mu izina rya Yesu Kristo twagiye imbere y'ubwiza bwawe tugushima tugushima ko wabaye natwe ijoro ryatambutse tukaba tugarutse kuri uyu munsi ni wa munsi izina ryawe aho abera baza mu nzu yawe kugusenga no kugushengerera muri no minsi rero imbere y'ubwiza bwawe aho turi barahemukira ndetse babahangamuteka igihe rero mwami insengero zifunze natwe dusengera imitima yacu impamvu kakanya tuguhamagaye kugira ngo ugurukiye ubane natwe mw'iri jambo kandi n'abaziteze amatwi bakurikiye mwami twese urushaho kudufasha urakoze rukugira ubane natwe iye gukorona amabwiye turi kumwe n'umufasha wakura mu muryango wabasoma Bibiliya nanjye by'umwihariko mu kazi kanjye ka buri munsi nkaba nshinzwe kwamamaza Bibiliya nanjye nkabakora mu muryango wa Bibiliya tukaba turi ababyeyi Imana ihagurukije mu gihe gisa n'iki kugira ngo dukore umurimo w'Imana kugira ngo twamamaze ubwami bw'Imana by'umwihariko dusengera abakristo Imana iduhanisha rimwe na rimwe muzajya mumbana no kuri za YouTube hariya muri Women Foundation Ministries ariko uyu munsi duhagaze nk'abahagarariye umuryango wa Ayera Ministry. Jacques rero turakwakiriye muri Ayera Ministry tubwire iki kibazo nzi ko ujya ukunda guhura n'abantu benshi bafite ibibazo bafite amakuba y'iki twagufata kubaza batangwa se ko uriya mugabo y'ubu yabayeho aya makuba yahuye nayo wagira rero icyo bitubwiraho kugira ngo umurize imbaga nyamwinshi y'iduteza irakoze w'Imana turi mu isi tutatangiye isi yabayeho isi izakomeza kubaho kugeza Yesu agarutse ariko iki kibazo tugifitiye igisubizo kuko abantu b'Imana tutajya tureba Bibiliya yuzuye ibisubizo twibajije ngo mbese niba imfatiro zishengwa umukiranutsi yakora iki ni ikibazo uwakivuzeho yari yahuye n'ibibazo Dawidi ni umwami wagize ibibazo ura n'intambara nyinshi ariko abigendamo neza abana n'Imana rero yigeze kwibaza muri Zaburi nanone ya 10:1 aribaza ngo mbese Mana kuki uri hari igihe kubera ibibazo byinshi abantu bashobora kwibaza ngo Imana yadutaye ubu muri iki gihe mu by'ukuri isi yose twavuga ngo imfatiro zarashewe ibyo abantu bari bizeye birasenyuka akazi kuri benshi karabuze abacuruzaga ntibigenda uko byagendaga abantu bakuwe ku kazi ubuzima burasa naho bukomeye nibwira ngo nk'abavugabutumwa twakwibaza ngo ese imfatiro ntabwo zashenywe ko hari igihe rero umuntu yibaza ngo ese Imana ibihari Dawidi yigeze kubyibaza muri Zaburi ya 10:1
ariko ndagira mubwire ngo mwene da aho rukomeye niho Yesu atabara. Yaravuze ngo nzabana namwe, nimuca mu mazi nzabana namwe, mu muriro nzaba ndi kumwe namwe. Iki gihe cya COVID-19 Yesu ari kumwe natwe. Reka tudatinze turebe umukozi w'Imana witwa Yobu nk'uko mama pasiteri yamuvuzeho. Imfatiro ze zarasenyutse. Ibyo tubibona mu butumwa bwiza mu gitabo cya Yobu mu gice cya mbere ku murongo wa 22 batubwira ukuntu abana be bari bateranye bari mu nzu, abahungu be n'abakobwa, umuyaga ukaza ukabahitana. Ariko ikiganiro cyari cyaratangiye Satani abwira Imana ngo yubamwubahira ko yamuhaye ibintu. Ariko ndagira ngo ubwira ntabwo twubaha Imana kuko ibintu bihari, twubaha Imana kuko yaduhaye umugisha wo kuyumva. Amen. Twubaha Imana kuko yaduhaye agakiza, twubaha Imana kuko yaduhaye umutima. Mbere ubutumwa bwiza butwereka ko Yobu yari umugabo wubaha Imana akirinda ibibi. Ibyo nibyo bintu Imana yabwiye Satani. Ariko Satani aravuga ngo ngaho noneho ibyo bintu uvuga yishingikiriza izo mfatiro uri kuvuga, genda uzikorewe cyo mwini mu buzima bwe, genda ukorewe. Ubwo rero muri Zaburi, muri Yobu nyine hatwereka uburyo ki abana be barashize, amatungo ye arashira, bigera ku mugore we nawe aragenda. Nibwira ko washaka kubisoma kubw'igihe gito tuba dufite, azabisanga muri Yobu 2:13 umurongo wa 15 kugera 16 cyangwa 19. Abantu iki gihe nibakunde gusoma iki gitabo abibaza ko kitabayeho, niba batubwira ngo ni muri Uriya Bakaludani, aho ni ahantu hariho n'uyu munsi, bakatubwira amazina, bakatubwira byose. Ese abakristo dukwiriye gushidikanya ibyanditswe byera? Kandi Pawulo yarabwiye Timoteyo ko byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kutwigisha kandi bigatuma umuntu akura akagera ku kigero gishyitse. Reka rero turebe Yobu. Ibyo bintu byose bimaze kumushiraho, Bibiliya inatwereka ko yagize n'ibishute bibi, akagera igihe cyo kwishimisha urujyo. Abana ntabo ngo bamufashe, umugore ntawe ngo amufashe, abavandimwe ntawe ngo bamufashe, inshuti ntazo ngo zimufashe. Bageze imfatiro za Yobu zari zasenyutse completely, ntacyo asigaje, n'umubiri ntawe. Ariko Yobu yabyifashemo. Ndashaka ko tureba neza, reka turebe muri Yobu 23 umurongo wa 10 hari ikintu cyasoboje Yobu, ni intwaro yitwa kwizera. Bibiliya mu Befeso baratubwira ngo tujye dutwara intwaro zose z'Imana kugira ngo tubashe guhangana n'iminsi mibi. Intwaro Yobu yitwaje muri uru rugendo rwo gusenyuka rw'inkike ze, yitwaje intwaro yitwa kwizera. Haleluya. Kwizera bidushoboza cyane gutambuka aho rukomeye. Yobu rero bimubayeho, icyamufashije muri Yobu 23 umurongo wa 10 yaravuze ngo azinzira nyuramo, azinzira ni ukuvuga utaza aho ntabwo ashobora kumenya iyo ari. Mukristo watangiye urugendo ukaba urindiriye kujya mu ijuru. Kwizera nibyo bizagufasha guhangana n'ibibazo Satani azana muri uru buzima mu gihe yashenye imfatiro zacu, ariko tugakomeza. Yobu yafashijwe no kwizera cyane. Kwizera rero hari igihe dukura amaso ku by'uno mubiri. Uyu mubiri n'ibi byose nyine tuvuga ko ari imfatiro zacu bizagira iherezo. Umugabo witwa Yobu rero yarabizi cyane ku buryo hari aho yavuze ngo mu gice cya 23 umurongo wa 12 yaravuze ngo ntabwo nasubiye inyuma. Hamwe no kubura abana no kubura ibyo byose Yobu ntiyasubiye inyuma. Hanyuma mu gice cya 27 umurongo wa 1 kugera kuri 5 Yobu yaravuze ngo ubugingo bwe burakomeza kuba buzima kugeza gupfa kwe, ngo ntabwo azikuraho kuba inyangamugayo. Imfatiro zashewe dukomeza kuba inyangamugayo. Ikindi yaravuze ngo nzi ko umucunguzi wanjye ari ngo kandi ngo uruhu rwanjye nirubara kubura ngo nzareba Imana n'amaso yanjye bwite ngo niyo azamubona. Arongera Yobu
aravuga ngo arakomeje umutima we ngo ntuzagira icyo umushinja. muri Yobu 27:6. nifuza ko muri iki gihe cya COVID-19 umuntu wese wumva ari umukristo yumva afite inzira z'igisiyoni muri we akwiriye kurinda ubugingo bwe. ikindi cya kabiri akwiriye kumenya yuko Yesu ahari kugira ngo amufashe. iyo twashonje aratugaburira, ibyo yarabikoze ni amateka. iyo twarwaye aratuvura, iyo hari ibibazo aradusanga. ni igihe cyiza rero cyo kubana nawe nk'uko Yobu yabanye nawe akagira determination yo kutazikuraho kuri inyangamugayo no gukomeza inzira ze. reka rero dukomeze tujye i Siyoni, twe kugira impamvu n'imwe itubuza gukomeza nubwo bigaragara ko imfatiro zashewe. haleluya, imfatiro zarashewe, akazi nako, wenda gucuruza ntibigenda, n'ibindi nawe warondora. ariko reka bye kudukura ku Mana, kuko Imana yacu idufitiye ibyiza kandi yaduhaye n'ubugingo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. reka rero ndangize nshima Imana yaduhaye umwanya, kandi kugira ngo iri jambo uwo rizageraho rizamubere umugisha. bene data bakumva rero kumvise neza ijambo ry'Imana. niba imfatiro zisenyutse umukiranutsi azakora iki? icya mbere ni uko ari kwizera. uko Yesu yari ari ejo ubu niko akiri, kandi niko azakora ibihe byose. Imana amugisha kugira ijambo ryiza twumvise, twikomeze kuwiteka nk'uko umugaragu w'Imana Yobu yamwikomeje. aravuga ati ubwanjye nimara kubora nzamwirebera, n'amaso yanjye azamureba ntabwo arayibona. reka natwe tugire ibyo bihamya byo guhamya umwana wacu.